waramutse neza mwene data uri kunyumva, nanjye kwifuriza igitondo cyiza, njye kwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ni tariki 19 z'ukwa kabiri, tuje icyumweru cyiza, icyumweru cy'amahoro, kandi uzagirwe n'Imana muri iki cyumweru mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'icyumweru turarisanga mu gitabo cya Habakuki, igice ni cya kabiri, umurongo ni uwa mbere. Haranditse ngo, nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numve icyo ambwira. Nuko nzasubiza ku bw'ibyo namuganyiye. Kansubiremo, nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numve icyo ambwira. Nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Amen. Iri ni ijambo ry'iki cyumweru. Let me read it in English. The word of the week is found in the book of Prophet Habakkuk, chapter 2, verse 1. And I'm going to read from King James Version. And it reads as follows: I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. Let me repeat. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. This is the word of the week. Nshuti muvandimwe, iri jambo ni ijambo rikomeye, ariko ni ijambo ry'ingenzi. Icyo Imana idusaba muri iki cyumweru ni ukugira ngo duhagarare ahantu hakwiriye, kandi duhagarare dutegereje kumva icyo Imana itubwira n'icyo Imana itwifuza. Reka kino cyumweru muvandimwe wegere Imana kandi uhagarare ahantu hakwiriye. Ngo nzahagarara ku munara ntegereza icyo ambwira, kandi ngo nzasubiza numvishije icyo ambwiye. Reka mwene data uhagarara ahakwiriye muri iki cyumweru mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Imana, tuzi mu maboko yawe muvandimwe, reka umurinde muri iki cyumweru, ube hafi mu byo azakora byose, umugisha mu byo azagendamo byose, kandi Imana kiruta byose reka umwiyegereze. Reka Mana umuhe umutima wo guhagarara ahakwiriye mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, mu izina rya Yesu, amen.